Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko nta kibazo na kimwe ufite ukurikira Baraka TV umunsi ku munsi unayikunda wakoze subscribe, reka nkwifuze kugubwa neza cyane gatanu kuri gatanu. Nge ndi Albert Niyonsaba, kuri screen zanyu uri kumwe n'amasegonda ngabo nkunda ngabo meze utese. Ndashima Imana nkunda ingabo Meze neza. Kanyu yansubije ngira ngo ugiye kumfata kungu. Ya najya nkumire wese uko akabiri numvaga ukumbuye cyane igihe cyari kirekire. Zanyara ngengo uzamfata kungu nago ahubwo wanza kuza mu rwizo ngo nkwereke we umva. Azuba mfite ubushyuhe ku buryo ushaka umusore. Ariko sha mujye mutobora muri bitwa turimo nako tutukana. Mukatwivangiye mu mikiro mujye mureba ariko sawa mujye mureba neza mudatanga nomero zanyu ngo nimwe mwamamaye. Sibyo? Oya nazo dufata. Mutubabarire nabo bakwamamara ariko nasubu. Nabo bakabamara. Meze neza ntacyo. Ndashimira Imana navugisha banabwiraga umwana wanjye kugira ngo yitonde muri kamera n'umukobwa wanjye. N'umukobwa wawe. Nagiye yitonde muri kamera kugira ngo tutica ibiganiro tugiye kuganiraho. Mwifuza ko twasangiza abandi Imana ishimwe cyane. Ndashima ariko mvuga ngo kumbuye cyane. Kuva cyagihe naragize irungu nyuma nza kurwara njya muri koma hafi ngo ntewe mfatanye n'umunyamakuru wanjye nkunda cyane. Uzi ko duherukana muri ararume. Niho duherukana. Burya naje mpita ndwara ndapfa njya kure ariko ndashima Imana ko ndi muzima. Nese ste kuki wimutsandi nagusanze ukava byagenze bite? Nanze kakazo kare gato kantwega icyokere kandi bakandisha amafaranga ntagomba ko n'ikirenga. Ibihumbi 9 ari menshi cyane. Yanzu yishyuraga ibihumbi 9. Naho rero swishyura ngahe hari uri? Hariya ndi mishyura make cyane ari ashoboka. Nangaho ubwo. Urabona uko ingana kuri ya kaya gatoya cyane. Awamena gari gato kari kapfe kugenguka. Veni. Kwishyura nkangahe? Veni. 20. Ujyabona byoroshye? Imana igiyama. Imana igiyago. Bose wari warwaye cheste? Ni narwaye malaria. Warwaye malaria? Ako keshi navuga narwaye n'umuvuduko wawe ko gukumbura. Amuru. Ndayutse na amuru. Amuru. Batese. Unose ko nagiye kwa muganga gufata amaraso agafuka ibizamini akashaka indwara akayibura. Mu ndwara babonye ngewe. Bategeye se shokora umuntu akunara mutubwire. Ningiye ninkunda abanyamakuru batwamamaza bikamenyekana ku isi hose. Maze isi none umunyamakuru mu banyamakuru nkunda cyane umujeni ni wa wundi yangura igitero cyagihe. Akoze ko nyuma handi babiguze ntibinangireho. Ariko ntacyo bitwaye ntago yeshaka kuvugaho cyane ntaho twaje kurega aho twaje gusangiza abandi byiza. Burya kwabama ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ariko nawe waruraho. Nanjye ndaha. Hajya bambwiye kubita umugore. Jumbwira. Na mugore mfite ariko bise imbere nzamuzana. Sekande kubona umbwira nk'agakumi bite bya. Agakumi sundi iyo ndi imbere ntago uzi ko muba twatungana buriya. Ubuse turangana. Uri muzehe nta none ko tubishyira ngaho. Ugomba kubangura inyogokuru. Ugomba kubangura inyogokuru ariko ntari inyogokuru. Ubundi ikintu cyitwa urukundo hakagira umuntu kivangamo. Nubwiye ko ugiye gukunda haza mu kwivangira mu rukundo uzaba wakunze bizabyarangiye. Kandi ibyivanga biba bihari muri minsi ya none ahubwo mujye mu amaso musangiza abandi ibyivanga byo birahari. Kwivanga birahari. Sibyo se? Niba wakunze ufite wagize severant yawe ntakagiye kwivanya muri severant. Iko biri kose. Severant bisobanura? Urukundo. Ako kunda gusobanuza ye. Uribuka cyagihe? Kina kakantu k'amasagonda. Ngo gukora mu gihe kingana iki? Ngakora mu isagonda imwe n'iminota 15. Barasetse abana bajya gucaruhinga nyuma bajya kuri YouTube bajya guhembesha. Urumva atakoze amakosa. Kwivanga mu mikino itari yawe jya guhembesha ayo namakosa nkamwanya mukora mujye mukamaza. Mujye muza mushishoze murebe kuri. Yiba umuntu ari wakoze agomba guhembwa. Tuvuga nk'abanga bari mu gutunda irara amatafari kubabona. Ntabwo yaba yiro yitunde. Umva sha waba warawitundiye amatafari yawe. Ndakwaza nanyu subizo aho ngaho. Noneho ngiye nkaza guhembeza shobuza wawe nabo ngukoreye neza rata. Ibyo ntago bikwiriye. Ni umunyamakuru niba hari ahantu uhemberwa. Mwe kuza kujya guca nyuma nkajya kuri YouTube ni uri umunyamakuru kabisa ni mu mpembe ntago ushaka kugira ngo bira bintu mujye muhembe kugendana bya byuma. Kandi wahagurukijwe n'Imana mu gihe cyawe. Urumva ntivanze? Simba nkuvangiye. Disa ntajye birinda gutobera abandi. Kuko ari mu gashyari ko wangu. Akatugakire wanga. Niba Papa Paul ariwe nkingi y'igihugu. Haleluya. Rero njya mwubaha cyane. Niwe Papa, nawe na Yesu niwe ababyeyi banjye. Karibu Paul.
karibu papa yehe ni wowe papa wowe na Yesu karibu mama Janete mama Janete mama Janete azamu mukenyo nabirose mu nzozi yanyenyeje ngo ndiyo ndi kubyina yone yo ariko agiye kwa murandi baje ku ruhande bati urasuze kubyina wenyine de n'abandi bavanga ibintu arababwira ati nakunze uriya Esther urose Janete Kagame ari kuguha umukenyero abantu baravanga ariko Janete aravuga ati nje nuriya nshaka kuba nageze rahita nkubita n'ubudepite undi depite ni byarangiye ngo nawe mudepite wabye ndi mama wa mama ndi mama tekereza guhabwa umukenyero n'umudamu wa president Esther courage ufite uzikuraye kuwiteka mbona ushaje kuwiteka wayi ibyo naho bihuriye ku mana ngomba kwiborokingira mwana ku mana mpande umujama mbana n'abajama kandi ubujama bwasanze aho ngaho ngomba guhanezera ariko se none wishime ko nahora ndakaye uzi gutumba nkena ndi umugati wa gatose ibyo byavuyeho byo kurakara ikintu bandakariye ariko ubusanzwe murare mporana biterwa n'igihari ubundi usanga nubwo twe twamamana nagende umukristo umukristo utagira murare ntakwe na siporo ntago tumwemera nk'umukristo burya guhora bameze bari aho ngaho nyine bahora ujye nakore siporo ariko akuwe tuzakora siporo nyine nawe muri kamera cyane urukuntera isoni tujya muri muca mu bandi kandi kinogeye amatwi y'abantu bakumva ko babonye bumvishe story neza se wasoma warasomye kabisa apani bya siyasa ntago ari siyasa ntago ari burage ntago ari ngende umukecuru w'umujyambere ujyaho umunyamakuru yivuze wa ku kagugu igihe dusore yandimbo yitwa Nkunda Ingabo ubundi randimbo yitwa Nkunda Ingabo ni masago ubundi yitwa kwisi hose irandirimbo ni y'abasirikare ntago ari igikinisho uza yifatanwa yigana ahubwo barahagurutse ari benshi nagira ngo mbasabire imbazo bababarire irandirimbo nanjye wayihanze nageze hagati nihangana burya nariraga mu mutima ukunda abasirikare cyane ukunda abasirikare cyane abasirikare ni ingirakamaro nuko ngo harimo baboshya bakanantuka nkabyumva bakabajya bamenya ko ndi n'umunyamwuka ujye none se kamera ngo ntabwo ufite amatwi yo bambe munyamakuru ubu nta matwi ufite yo kumva n'umuko kuyobora kujya gukora ibintu ubu rero niba ndi umuvuga butumwa hari n'ukuntu ngomba kuyikorerwa n'Imana nkamenya ibiri mu gishanga ndi hari ubu biri mu gishanga abangana abasomera ibyaho byose bakabyumva ari abanyabugingo bakava mu bizira sibyo mujye muri kadukore dukiranuka ntacyo bitwaye niba ndi n'umusitari ntabitwaye iki se ko umusitari ndi umukecuru mbanye nawe ndi umugabo wawe nta cyaha waba ukoze buriya wowe ubaye umugabo ngeze yego ko icyaha cy'ingutu ahubwo mba nishe inkumi 67 kandi inkumi dusezamo byinshi mu nkumi nkanjye wanjyana ngana ariko njye se ubundi ubusanzwe ujya n'amakosa gushaka umuntu mutangana n'amakosa icyo kintu gisangiza abantu umutanganya imyaka ntubuze ibimpazi ibyo ari byo simaze ibiguhaza ibyo ari byo kuko ngeze mu rugo nabimenya se sukomeza guteka ugashyira hari ibimaza cyeka nakikemye igihe kirekire umunyamakuru ntabwo uzi ibyagize umugore ungana nkanjye maze uhazwa n'ibingana biteste cyangwa iyo mvuze guhaza mpazwa n'amaparata 3 kandi amaparata 3 ubundi bwa mbere nukubanza kundebera akantu kanezeza ibuze kushimisha ukanshimisha mu buhe buryo uburyo mba ngusabye ngo rwose ubuzari bikize ko umugore asaba umugabo ibintu byinshi ukanshimisha ikintu winda ko wambye kumbwira nabi kabiri gatatu nabi burya ibibira umuntu urukundo rafite abana bato ndabeshya inabi ragatsindwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo rero umunyamakuru rwose urya njya nkwemera ndakwemera habera abagabo urambura ninavuye ku murongo umuntu angira faveur niza akakana abantu badukurikiye baze kwiranja bazashaka uburyo akitanga umuntu akakugura agatelefone akangaka numvise rimwe na rimwe nguhamagara rezo zikanga irindi bigakunda ahubwo karashaje kameze n'abantu dukurikiye batureba bantabara urase uraza kutanga ajyana umenga isi ifite unuzabe nk'aba bandi ishyire hejuru ku kiganiro kabisa inomero wakumvaye ankunze yanyoherereza agatelefone yabakoze kindi no kutageza mu rugo ngo urebe giye ikintu kimbazo kinkeneje cyane ikintu nkenewe cyane ndakennye ikintu cyitwa idukoresha kamatora n'akantu ko kwiyorosa imbe irankubita mwabana mwe ashaka yumbyuke nzi wanyu gusaba ikintu cyo kwiyorosa ahubwo se bunda nyiraho mu bantu gutego ariko nkigumanye kwera gusenga suko ntari mbifite byarashaje nta muntu wanyibangira
ndetse n'imyambaro yo kwambara, imyambaro cya gitenge wanguriye nacyo cyarashaje. Naje kugira ikibazo ntetse ndimo nkarangana nabonye akanyama, urazi ko ngira nkunda akanyama iyo nakabonye, ariko nakunda inyama zitomoye jewe noneho ndanezerwa ko nakanezerewe ngakaranga nyogiye kahiri agatenge bijya kahise gashya nyine byumva gasigara ibara ryako ryonyine gusa, iriba ryonyine. Navuze ngo mana ngo mbonye agatenge gasa mbonye nk'amafaranga nakwira no simye agatenge kana nakabona, ariko kakanina nakuguri ariko kisi ushaka nkakakanina nakuguri kugira kandi kabara ega kaya nkibukiraho ndakwibuka nawe kakahenda nyamara uzantwara wanza kuza mu rugo ahubwo byose yakushokera mu rugo nenda gutegura intebe hari ya ugomba kwicara haragana hepfo n'inyicara guru tugana tugahangana ubundi tugakora ikiganiro kiri woje oje ni nyine oje ni iki nafashe hano ndimo nyine Imana ishimwe yabwo icyubahiro kuko reka turebe muri kamera hariya noneho Imana ishimwe ntago ngufashe yavuyeho ahubwo nabaye nkubonye nishimye nanezerewe ngiye nkunda abanyamakuru nkunda ingabo z'igihugu nkunda polisi y'igihugu nkunda abanyamuryango ba F bose kandi ikindi cyongeyeho nkunda abantu bakunda abandi nkunda umuntu ukunda amahoro. Ese rero warimutse inzu wari ubayemo yari ntoya cyane ujya mu yindi, iyo wagiye muri ubuzima bumeze buteste ubuzima uretse ibikoresho bitarimo matera intebe ntazo niki mfasha uko bisanzwe njya kuri Imana mfasha aho gusanga mwabangwe ko si umuntu abaho gute ubundi ziko nacishagamo nkigira mu bishanga kura n'amabumba nkibumbira twungo nkajya kutugurisha ngo tubone tukigurwa uzambariza ubutabera bwose baba bukagira utariko se irako ariyo mibereho yabo ko mubabuza gukoresha ibyungo byabo ngo nibyagakora ngo nibikono shwa nabituka so pereveria no uzagutiwoya utiwoye murekano bakore buriya bintu yambikora bindi ndagusabiriza cyangwa kwishwa n'inzara ariko inzara nkubise ndakena ndabyumva ubwo navuze ngo harimo ikibazo kugira ngo cyo gusabiriza abazi ko abagiye kwiba ariko ngiye nakunze guhagara mu kubasomati Imana ishimwe nakunze kwirinda ariko impamvu nabo nakunze kwirinda nukubera Yesu mbuza nanjye bwakwira nanjye gashoka mu baturanyi basinziriye nanjye nkiba ariko namenye ijambo ry'Imana simbasha kwibagiwe kandi ngende mwene Paul n'umukobwa wa Paul singomba kwibagiwe ndi ubwo ndeba hangaha agende yaruhutira kurekera ndi manzi ya mwiza nishogoshiza ubwo ndi ya marere ntago nta marere yiba burya nta marere yiba nta nkotanyi yiba ayiwe ubawe kandi ngo ndi inkotanyi y'amare ngo ndero tuke ndi manzi ya mwiza ndi inshongori ishize ubwoba ntayi wacu Rwanda ndo muza yuko muri Gasabo ntago nakwiba kandi gukena gutya nta nubwo izamare zabimenya ahubwo nakoze umukino witwa Umurisa sinataka nk'abandi bose ngo nyine mvuze induru ngo nyine nsabiza oya burya no kwiyandeka no gusabiriza no kwiyandeka burya ndabeshya urebye ubuzima wari urimo mbere nahangawe nta kintu Imana yakoze izakora n'ibindi oya kuba naramamaye byaranjijuye najijutse ngubu ubona se hari ubujiju ndebana kandi nta wa mbere nize nta n'uwa kabiri na gatatu gusoma Bibiliya ari mu itangiriro uya mu byahishuwe guhagarara imbere y'amateraniro Imana imanamo amagambo meza nkigisha abandi iby'Imana imbwiye uzi gusoma Bibiliya kandi mu mwuka ndayisoma nkayirangiza kandi gucurika Bibiliya ntabwo mbikunda yewe niyo umuntu yicuza ngo ni no uracuritse wowe ntugacurike ijambo ry'Imana ahubwo se wasashyize kuri authentique n'ikiganiro byakije kuri authentique mukacyamamaza n'ijambo ry'Imana koko kuri authentique kwa Gitwaza uko uzashaka ugahamagara ukamamaza ndi kwa Gitwaza bakubone ukamva uzabisabe Gitwaza ndagushakira nimero ye urayimase urakoze cyane nzeye musaba ni kandi Gitwaza kunde wawe uko nabangiza ni kudakoresha WhatsApp ntayo mfite yo guhamagara mfite WhatsApp gusa ufite WhatsApp Gitwaza none se nihamagare ku yanjye ntago namuhamagara niyo hanze WhatsApp nta kibazo kubera Imana buriya bizashoboka kuko nkunda n'abinginzi baho ese abandi badamu abinginzi baho turamenyana baranzi bambonye kuri YouTube bansakuza ufite inzo ushaka guhura na Gitwaza mfite inzo zo guhura na Gitwaza nge nzigira Gitwaza ndamukunda cyane n'umukozi w'Imana nkunda umuntu uvuga Imana akayivuga ibigwi kandi wabureba ugasanga bimurimo nkongera nkazira n'umuntu ubeshya ngo aravuga Imana kandi akora ibyangwa n'amaso yayo
ibyo ntabwo babikwereka nkatwe bakuru gutya babakecuru mujye mureke bana bacu tubabwire ibyiza twamenye ntabwo nahuye ko ubuzima nagiyemo maze kumenya ijambo ry'Imana byagiye bigabanuka ntabwo ko nari maraya uri maraya abantu barambwiye ngo warasambaga isazi imbwa ubuheke nta kurobanura kwiyuhagira reka da gukora imikori burya ibigabo bidakijijwe ntabwo bira n'umwanda reka da nabaga ndi ikinyamwanda natambuka amasazi ariko amasazi bakayirukana bakanja nabo bashaka ariya ariko shimwa Yesu haleluya shimwa Yesu amina amina shimwa Yesu we warakoze asundi tereka nkubaze bundi buri indaya ibikora kugira ngo ibonane amafaranga bundi buri iryoherwa n'ibibonano iryoherwa n'imibonano abavuze ko ari urupfu ko bari mu gupfa ubu ako nubwo nari indaya mu kanwa kenshi narasharataga mu kanwa nagatombra nk'umujama nk'ahantu nkakore ubwo wirata ngo ntago nakubasha wowe ngakora ibishoka ukumva ururimi rwawe rwageze mu gutwi kwawe we tewe masagonda we tisha utumise gutya ariko ubundi wesha amasagonda maze ngakora ariko Imana ishimwe ko twabivuyemo rata wiseka niko bimeze kamera niko byari bimeze Yesu arakiza yaranyijije Yesu abantu bandeba uko inyuma bakamba uko bishakiye ariko Imana ifite ukundi kuntu imbona igisha ubujya mwumva impagarika hariya itirangurura abantu babwira ibyo bakoraga hari abantu bagambiye kugira abandi nabi kamwiti nutabikora nzakubaza amaraso yawe bemerera gutuka banagukubita ariko abantu se yakavuza Imana ntiyakagize n'inzu ye bwite ariko akandi gashya uzi ko papa zama inzu Paul Kagame azampa inzu yanjye ntago bambonye ntago bana bategetse ntago bayizo bacu ntago bazo n'imperereye kubwi kibazo ntago bazibazo ngira nta nzu ngira yanjye nugukodesha kandi igihe mbona n'amafaranga yo gukodesha ngasohoka kuba nagiye kwa ibyabumba bwo kwereye impamvu ngaho nangara mu bwo buryo rero imba batanze amazu abandi babajyanye igikomero abandi babajyana kurisha abandi babajyana ijari abandi babajyana aho za Cyaruzingi abandi babajyana hakurya hirya mu yabaraya nkabyumva gutyo ariko bavuga ko nyine ko njya gusenga Imana bagiye gutanga amazu nagiye mba mwishyamba asengera igihugu kugira ngo Imana ikize igihugu corona yari yatuzengereje ahubwo hari indi ndwara ngiye gusengera yo kudahuza ituma abanyarwanda badahuza tukasesengura ahantu inabi ikomoka kandi twarabonye amahoro tukabona umubyeyi ukwira igihugu cyacu yaradukuye mu maherere icyo kintu ndagira ngo kugisengera tubaze Imana ni icyo abantu bakita umunyanaka kandi indangamuntu yangitanyeka mwamoko yego ako kantu umunyamakuru ntakunda abanyamakuru cyane ako kantu kanshyira shawe mu ndangamuntu nta moko arimo shata bari igihugu sha bituvangira bidutobera amateka ko dutobera amateka ntago ari byo twavuye muri pobere tuba mu myobo tuba mu mashyamba harabifuza gusoma amashyamba bavuze ngo perezida ngo bashuje mu ishyamba ngo yabakoze ngo iyo Mana yaba yavuye he jewe navukiye Rwanda nubwo ko ndi umubumbye ko navukiye Rwanda naje kugira amara mvuga sinigize niga sibyo ako munyamakuru kandi kantu wananshyiraho umbaza byinshi kwa ko duherukana ufite amerwe yo kumvugisha mwambabariye akagira umuntu nyitangira ngatangira nabuzukuru banjye mu ishuri ntigagiwe ko nshaka kwiga nkiga nabuzukuru banjye kutiga biragatsinga abantu batiga iyi nkajya kwiga mu wa mbere ushaka kujya kwiga mu wa mbere ushaka kujya kwiga mu twuzukuru twaye ntago twiganye njyana natwo tuzaye twifinda ubufindu bwo gushaka ko turya tuzaye tuba dukora turutuye mu dutunga ariko mureke njye kwiga njyana n'abana kwiga banjye ushaka kujya kwiga ndashaka kujya kwiga n'ikifuzo kandi kwiga ntago birangira uturashaje oya nubwo nagira katrovede ngomba kujya kwiga nta mikino ndumva bindimo ngomba gufata ikayi n'ikaramu bakanshyira mu wa mbere nkiga kimwe n'abandi bana nkica hirya abana ku ntebe hirya bayimukana ajya bicara imbere oya inyuma wicaye inyuma uri umukecuru gutyo inyuma byazakugeraho ryane ntago wajya ufata nubwo wakwigisha ndi hano ngomba kwandika izina ryanjye gutya mpumirije gutya nkaryandika kandi ugasanga nibyo byanditse kandi izina ryanjye utayibona mu ryose I'm dance love yes loving order high dance has o light ubwo wandikaga nandikaga 1 2 3 4 5 nayivuga ubwo rurimi rero njye mbabwira n'uruheburayo byabije mu gihe burayo mu gihe mbabara mu gihe mubyakira gutyo igiheburayo
uzi ko nagihawe ari cyo mu ijuru ntago ari ikirimi ni ururimi rwo mu ijuru ruhabwa umuntu wihanye ibyaha Imana uzi ko wakoraga bibi ukaba bivuyemo akaguha kado mbese ni inkomezi Imana ibiguhaye nkuko wankuruka buti kakura nk'uduti uyu mubyeyi angana mama kamugurira agatenge sava Imana ishimwe Imana habwe icyubahiro ase warumbwiye mu kandi kanga ibintu ngo byo gukoza ngo akareme mu gutwi bimaze iki buriya iyo umuntu agukoje akareme mu gutwi inda ibikuryoheje nyine bigutwaye roho yabirangiye aba yakujyaho aba yakujyana byarangiye ubundi kamerani yagiye kamera kuri kuta nginda igukojeje ngo akareme kujya gukora ibintu by'uburayi ufite umugore wawe uhita umuzinuka banga arasuzugura umutima ugora kuri wawe ndawukojemo akareme mu gutwi ariko umugore wawe wambitse impeta wahereye imbere y'amategeko nta cyaza kimuruta Imana ishimwe hari abagabo benshi bataye abagore babo buretse mbanze nkubaze kuko iyo umugore agukojeje akareme mu gutwi abakuyabiye buri abadutwaye bwose uburi uroho yabigiye iwawe nyine uwindutse igishusho ngo kujya Imana kubonye we nkunda kumbaza Mana yanjye ari ikintu ushaka kubwira dushobora kuvugaho ejo nagize inzozi ndota ndi kumwe no mukuru w'abasirikare uramubona umukuru w'abasirikare yambaye amanyenyeri yabo gutyo ugashyiraho kantu none ndamubaza ni yari nge nawe turi babiri twembi nta kibi twakoraga namwe ni mu bantu nubaha ndapfuka ndakubaha ndagukundira uwa mbere nimbabarira nyine ntimbwira twari mu kiganiro mbara umbwire abagabo bataha bukeye bagasanga abagore babateguriye ibyo kurya bakaza abagore biryamiye bararambiwe bakajya kurya bonyine ibyo biryo baba babiriye mwiki none igihe ataransubiza twebwe turaseka rero nusanga ari abandi bavuga ngo bakabindira ibizeze bakabindira ibigori uko babajengeje batabukeye umugabo utahabukeye wese burya ntaba ari umugabo agomba guhinduka gutyo rero akaza akajya n'ibiryo bya wenyine kuko agahura umugabo ibiryo bya wenyine umugabo ataraza yewe bagore batoye mujye mukunda gusangira n'abatwari banyu mwabyumvishe aba bafite mujye musangira n'abagabo banyu n'ubwo umugabo ibiryo bya wenyine ubu ndashaka guhagurukira kurengera abagabo igitsina gabo urugero ngezemo njyewe ntabwo ngikeneye abagabo jewe ariko umugabo ni ikintu gikomeye cyane umugabo ni idolari bana b'Imana muzajye muzambaza ukuntu imbere y'inyica nkibuka igihe cyo kwibuka nanjye kwibuka ntago ari icyaha hari igihe niba ukuntu ryamagana sheri mu rugo ateko ndeko kitaniyoroshera urubuno ruri ibitayi biri bitako biriya nakakajipo keze umuntu katera umugabo muraye ubu byamufite hariya ubu ndabiza abakurikira iki kiganiro bazamuga bamugure bati rwose kari akajambo nyamara kandi bireba ngo nkugura abana batoya none se este akajipo gakebura umugabo kaba kameze ni kakane ujya gusasa igitanda nyine wambaye ugahita unahirima nyine utegura igitanda neza kugira ngo nyine mu byamana neza nayo ejo nakabisha gutya muryama mukunda yomeze neza akwe urwango ni rwiza sha nose ugiye gusasa wambaye agapantaro hari ikibazo ipantaro yumva nawe kujya kwizirika nazo ni nta kindi cyo ipantaro niyo mu kazi kugira ngo utambara ubusa mu bantu ubundi aho ngaho ubwambaye aho ngaho tampe nta kibazo uri kumwe n'uwawe ubwo kuri kumwe n'umugabo wawe badama ariko n'abagabo banyu ntukihishe umugabo wawe ubwo se urwego kubagirwa nande umugabo n'urubavu rwawe nawe urubavu rwe ubuzima bwawe nawe n'ubuzima bwe Imana ishimwe rero amen nuko gahunda zimeze kera bitese ngwino hano nkubwire umeze neza hirya kera ntago arajya ku ishuri wapi amakuru yawe ni meza witwa nde witwa Sekeriya wa Sekeriya wiga mu wakangahe Sekeriya mu wa mbere uriga oya urabeshya wiga ku kihe kigo mbwira ikigo wigaho nimba wiga niga kwa kiriya kigo cya rugo urabeshya sha kandi mwimutse ejo bundi niko cya kigo kizaho gute ko mwimutse muri vacances ejo si mwimutse ejo se nigaga muri garidiyene wigaga muri garidiyene nyuma se bano bana rero ubana nabo ni bangahe mbana n'abana banjye batatu kandi urabazi mbana n'uwitwa Françoise mbana na Keria banashimiye ko Keria Françoise n'ujye ubona ku rubuga aririmba indirimbo ngo urupfu rumize banguri ariko na saa muri TV urugendo urupfu Yesu arumize bunguri none abana banjye rero ntabwo barimo kwiga ubu ndimo mfite icyifuzo baba bafite urukundo tureba
yazaduha kuri ya nomero akatwemerera uburyo bwo kwiga bakaboneka. Kubona niforome ni ibintu bingora, kubona ikibatunga ni ibintu bingora, ariko kubera Imana babaho. Nawe urakurikirana byose nicyo ushinzwe birebe. Mvuze ko ntacyo nabura n'Uwiteka, mvuze nabi se? Ntabwo uvuze nabi. None ko ushaka kumushimuza kandi wabyumvishe. Ariko sha mwagiye menya ko ubwenge bwawe atari nk'ubwanyu. Ko nashaje. Yego ndashaje kandi ikindi mwebwe muri batoya mujye mundebera munamvuganire mushyeho ubuvugizi bwa hatari nibikwiye mumbarira kwiye byatuma natera imbere mu bikore. Imana isho sinaze mbasaba ni nyamuneka ngaho rero nk'ubu ngewe ubwenge bwanjye ni nk'ubwabangaba niba musaho ujya ngo nigane n'abuzukuru banjye wenda amahanga yose abyitiza bireba agiye umujyi umutima imbazi ni ukuri imbere y'Imana mfite inyota yo kwiga, mfite inyota yo gufata ikaye n'ikaramu nkajya mu ishuri nkandika nkareba mwarimu avuga ngo kandi nanjye nkagiranye wera nubwo nasaza burundu ngeze muri siziyemu nta kibazo. Siziyemu si mu wa mbere buriya ubu siziyemu ni mu wa mbere ubu yego ni mu wa gatandatu nose si mu wa mbere inanga wiga 5e gusa ntago wiga 6e. Umva kubivuga gutyo ndabishoye kuko twanagiye nimamira ku ishuri bari barimo kwigana mpagaze gutya mbyumva ntya narebye data ubu ngubu ubwo mumbona hangana nababaye cyane narebye data byarambabaje ntago nkunda wakunze musaza wanjye rero umujyanye ku ishuri ababyeyi batajyana abana ku ishuri bajya bashyiramo ibiti ababyeyi bafata abana babo nabi ntibabiteho bari mu ishuri Imana ijye bashyiramo ibiti. Nabwiye data ni kwitangize mu ishuri byateye nihe mpamvu ngo aya azana ubusinzi nyine sinzi ukuntu byanagenze urabize abantu babona kubwa nyine babumbye bo hambere kandi we yarize shagira mu wa kabiri yarazi gusoma no kwandika papa wanjye yarazi indimi zose zitandukanye ariko ngiye agasha kungira amacati bukeye nibwo namukinye tete nkajya nigiye muri Rafiki Nyamirambo nkajya kwigira igiswahili nkajya mvuga igiswahili ko bakivuga nanjye nkajya ndetse nkajya nyine ku Gifaransa abantu aho najya bavuga Icyongereza cyangwa Igifaransa baratangiye nyine navuyeho ntabyize ariko nijyanyeyo data ntigiza nta hantu yiza njyana nkaho ngaho bukeye ikintu nakubwiye nashimira naje guha n'abapasiteri nyabo mbere y'intambara bavuga ijambo ry'Imana bavuga ubutumwa bwiza batanga ubuhamya ndabyumva nubwo nyuma bigira abagaratiye ariko bari bakoze aka kantu muri aka ko kumenya ariko n'abanyamakuru baza babihuhura aho namamare bwo dushaka kujya kuri ponsensa neza kwira icyazo ryo gucyaza ubwenge gucyaza ubwenge kind has when brothers has win dance his says his one chaza that's your name bene hi haleluya izo ndimi zavugaga cyaza ubwenge mu gihe cyawe mu kuboko kwawe imenye wowe ubwawe aini yes does use him imenye ubwawe nta wakumenya wundi utimenye kandi ujye uniyubaha ubu ndetse ubukene butera se ngiye ari ibinjya ndwanya burya kutabana n'abandi mu mahoro iki ni icyanyuma cyane niwo mwanda nigize nabona kutabana n'abandi mu mahoro ni umwanda kutabana n'abandi neza mu mahoro watch ugashaka kuvangira amajyambere ukivuza ko hahora induru cyangwa indambara kambwira abagoyi nawe ntibagakunda indambara abantu babagoye ntimugakunda ibintu bizana indambara iwanyu di bakuvuga ngo ndambara yandera ubwo mujye mureka ibintu by'indambara abagoyi nawe aya makuru abagereho ndazi ko amahanga yose arimo kutureba gukunda kurya no kunywa gusa ntabwo bidukwiriye dukwiye no gutyaza ubwenge tugashyira ubwenge kugiye tukanywa kubana n'abandi mu mahoro Imana tugire neza. Yes, abari badukurikiye rero turi kumwe na Esther ngira ngo yatuganirije byinshi bitandukanye ariko hari ni uburyo ushobora kugera uko wamwunganira kugira ngo ubuzima bugende neza. Yatubwiye ko nubwo akuze ashaka kujya ku ishuri kabisa ubishoboye wamufasha akajya kwiyigira ukamugura ka uniforme ndetse n'inkweto zo kwambara agiye ku ishuri n'amakaye mu wa mbere.
n'ikaramu yabakoze yogaheka umuntu wabinkorera we mana we wamukoze we mana we mfite inyota yo kwiga mana ubirebe we igihe data yakanjyaniye igihe ugiye kunywa inzoga ahora gusinda data twarabirwane ku ishuri imana ngo bavuze ngo umugore w'inyamibwa ngo uyu munsi ngo uburi ku ishuri ku Kagugu cyangwa se uburi ku ishuri hariya numva rero nshaka no kwiga niho nifuza kwiga ku Kagugu urwunge rw'amashuri Kagugu iwacu ku barimu b'iwacu bakavuga ati mugore nyamibwa Esther tumufitana muri computer nazo yiga ari afite ikifuzo cyiza nkihiga ndetse wenda nkazajya no kurangiza hanze muri Sweden cyangwa bakazanjyana Erega birashoboka sindi mwene Paul se birashoboka rwose birashoboka gene numva byoroshye numva babimagewe nta mpamvu umva ibintu nirinde ibintu nanga mu byumve nanga umuntu utoreka ku muntu ntacyo bapfa akagusamye mu rugo ibyo ni bibi cyane mu banyamakuru mu byabamaze umuntu kwicira umutekano uticuwe aba bantu ngiye kubasha bayingushyikire naguhekenya nko gacanga ngo ni urahemutse urashaka kwanura neza niba wangana nurisha to kujya nkuhanganiye nkani nta munyanganibeho ibyo ndabyanga ikindi nkanga ikintu cyitwa umuntu ugira amahane ibyo bizana amahane impaka abagabo bajya baharika abagore babo ngewe ngese Imana ikabimishurira guharika n'ibinugu witegura gushaka uzinde guharika umudamu wawe zabyirinde mwana wanjye dore twaduha tugatorera gutya neza ubwo waharitse nugiye ngo wabaveveve bakagushakira utuntu ugenda ukigitita nyine ukajya wumva inkundi kamwanga so gukoze neza iyo ujya handi bagukubita utuntu ukajya Imana ishimwe uzasuriza ingabo z'igihugu uti nyamuneka mugure nyembwa niyo bita nkunda ingabo amasegonda mwaramwitiranyije mujya mama si protefe abimenyeye mu mwuka wo kwishurirwa biguma kubishyura nta kintu babakoreye ngo ni twebwe twamamaye ngo iyi ndirimbo ngo ni yacu ubu yabwite ntaga uti indirimbo yaririmbwe na mugore w'inyamibwa uti murebe muri computer ihara mu murenge wa Kimuramunamo ntago bankoramo polera nshyizeho ntibishoboka urumva rero wawumva uhuye na Gitwaza niki kintu cyambere wamubwira duhuye Gitwaza duhari ikindi twakora ariko nta bantu nk'ahantu hihereye heza Gitwaza twasuhuzanya mu rugiheburayo gusa nkinigura nakinigura nubwo nawe yigisha seka hari biba bimugoye abakeneye guha n'abandi banyamuka nkawe burya ni umunyempano umunyamuka n'umwana mwiza yafite ijambo ry'Imana muri wewe ujya batamuzitwa no kutabimenya buriya nta moko agenderamo Gitwaza akora mwiza abaheburayo ugasanga habonye umugisha kandi ba munyamakuru we kabisa nawe uzagiye imbuto niza Gitwaza kandi buriya Gitwaza uvuze neza wamutekerereje buriya duhuriye ahantu twaganira mu giheburayo gusa mu ruheburayo gusa muraho on dance he's on high man did the phone I have been has when he dance is the phone ya yambi Gitwaza n'ubu ndamuyambiye n'umuryango we basigaye kumuterwa we musebya n'umwana w'Imana abye bwa kabiri keshi kandi yahinduye benshi kwa bakiranutsi azaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu umushuje ni masegonda rero byumva ariko mbega umugishuri wewe yitumye mukurura ndimo ndamukurura ngubu ndimo ndamukurura mwabana ndimo ndamukuru ndamwumva rata ndimo ndabyumva najya numva ko ari umuntu mubi nawe Gitwaza baramweshe ngo arapfe ngo ari hanze we nuko umubeshya biye ko ari kumuharabika gukora umunyamugisha kandi akomeje itorero akomeje intama yakoze neza aha namushimiye n'umupasiteri wubakiye abantu batishoboye yafashe bamwe abajyana hitwa mu Gashiha none arabimura abajyana mu Yabaraya Itorero rya Gitwaza barikinisha abantu bakora siporo ujye ubemera cyane umuntu ukora siporo ni umukristo mwiza cyane abantu badakora siporo burya nta kigenda cyabo baba barahinamiranye nyine ariko se baba barakunjamye ariko umuntu uba muri siporo y'abantu rudebe hanshi hain pen eyes he hain hush my God ndashaka kwiga mu wa mbere ndashaka kwiga Imana ibireka Imana ibyumva uzige bimbwira ngo njya ngo najye muri ADPR ngo barigisho ya ngo wangisho abantu bakuru ya ndashaka kwambara amaburu uteye gutya nkajya kwiga nanjye nkajya mu wa mbere
ngakosa nanjye bakankubita injaba ngashyira ubwanjye kugenda bindimo yego rata yego siporo murayemera nta muntu utayemera banza uredo wine guess who's umukecuru ngana nkanjye barakunjamye amenyo bashize mu kanwa ukuri kubera iki nta siporo bakora bahora ari bahandi niyo yije musanga yitwara bwa bukecuru cyo ngo bunyogomba kubera ko dafite nyine murarimo muri siporo mama ya murare nyinshi menya ruko wakoze biriya bintu cyane bayibonye gahunda je none nabivuyemo ahubwo ntagiye twagiye niyo mpamvu gifite akabaraga menya ruko wakoze biriya bintu cyane impamvu yo ntago yabiyo ahubwo utabyirinda byaguhitana biriya bintu ahubwo utabyirinda byaguhitana wapfa hari ikintu byakwangijeho mu buzima cyane simbikunda biriya bintu kuko namenye ikindi kintu cyabisimbuye nabyimuje gukunda Imana nkubaha Imana namenye ko bibabaza Imana yambumbye mpitamo kubaho Uwiteka niyo mpamvu bagwa bande bakanyita umwanda ngo cyanda se ni cyaheye aho twabanaga kera muri gahunda ngo genda warugo ryiwe wanze ibyiza yego ni byiza ni byiza gusambana ari nkongwa harimo nkongwa muri gusambana harimo nkongwa ubikora bikuryoheye ko harimo nkongwa niba byangwa n'Imana se ndabikurikirana mwiki n'Imana ibyankurikiranye ibintu byangwa n'Imana empowe interview ibyo gusa nta bindi voilà yes reka nizere ko rumeze fresh nizere ko uri amahoro nta kibazo na kimwe gihari ni Baraka TV nandi kumwe na Esther mugore w'inyamibwa niwe twaganiraga kabisa nimba kino kiganiro cyakunejeje ma bishimiye kino kiganiro gishanyize abandi kugira ngo nabo bagire icyo bakora kuri Esther ngira ngo yatubwiye byinshi akeneye kugira gahunda zigende fresh ushobora kumufasha ya ibyo kurya ya umufariso cyangwa se ibiryamirwa nta kibazo n'ibyoroswa ya nta kibazo wabugize neza cyane ese ndagushimiye cyane hari indi message wahaba dukurikiye se mbere yuko uha nimero yawe nkunda gusenga nkunda kuririmba yehehehe ngakunda abantu b'Imana ngakunda abasitari bagenzi banjye iburyo n'ibumoso ntimukijene ha ntimukijene ndumva naguruka hagucakira ngwino abanyakenya bagukunde wa munyamakuru we abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagukunde Zambia gukunde Iburaya bagukunde no mu Bubiligi bagukunde I Burundi I Bugande amahanga dukikije mwese mukunde uyu munyamakuru atwabamarije ibi murabibonye siporo ni ingenzi kwiga ni ingenzi hi love hi bene parasi wundi hi ba heni ozi wa here ciao Esther 078 nimero yawe reka nyirebe nyibwira abantu ni 0783975699 ni 0783975699 ese ndagushimiye cyane Imana ikurinde ubwo bavuye none nzagusanga mu rugo wambwiye ngo nagira gahunda ukigira bureke mugende mwihute ya gahunda ngo nago kigira nzagusanga mu rugo kabisa uzaze mu rugo duserebure ntari bi dusangire nuko ducapinge no kugira ducuranga akazi nyine tubyine duserebure nyine gucapinga no gucuranga akazi noneho ugahaguruka nyine urukweto rugahingama hayo haya kene Mungu baba wetu down
izo mbyino ubu byina ni iza kera cyagiye ugikora bya bintu oya uzazireka izo mbyino oya iza kera se dukora bya bintu nizo ngizo iza kera yari kare ngo ntizibuke iyo ngiyo byarangiye izo ni ahubwo nizo mu kijambere cyane zanjye mwakubitega amabuno gutya ni kijambere oya kwite kibona se yego uroso inge hasi ariko tukiri kumwe reka suza abapolisi mvuze ngo abapolisi bagenzi banjye ntupinge mvuze ngo inkera gutabara ngenzi zanjye ntupinge mbwiye rero abasirikare iyo mvuze kami mbabuze abasirikare bose ku isi hose hayini haje hehe ndabashuje mwese basirikare mu izina rya Yesu ndabakunda kandi nkabakumbura banyita Esther mugore w'inyamibwa ariko muri salon bayita Nkunda Ingabo Masagonda and to have there mu Masagonda can we have hine goodbye ngo mu kinyarwanda babwiraga Imana mwese ngabo z'igihugu abari hanze abari mu Rwanda mwese mbasezeho ndashoje bye bye bye